ikaze kumenya ICT muri kumwe n'umuvandimwe Twizeyimana Francois Xavier. Tugiye kwihangira isomo rero tuje kumenya ICT aho tubonera ubutumwa bwinshi. Twabibutsa ko mbere yo kugira video wakora subscribe ukabasha kugira ko tugiye kurebera hamwe uburyo wakora attendance. Ufite ikigo cyawe, ufitemo abanyeshuri bashaka kujya gukora attendance buri kwezi, ukamenya abana bitabiriye n'iminsi bagomba kwiga muri buri kwezi. Bisigaye rero bihari byaroroshye, bisigaye byaraje muri ikoranabuhanga rya SMS. Nimba uri umuyobozi w'ikigo cyangwa ukaba uri umuyobozi w'ikigo, ukaba uri umwungirije w'umuyobozi w'ikigo, ukaba ari ushinzwe ibijyanye n'icyo kigo, reba inzira ngiye kukwereka uburyo wamenyamo uburyo uzajya ukora attendance bijyanye n'ikoranabuhanga. Inzira mbere no kubanza kwinjira muri SMS muri ikoranabuhanga ryawe. Muri SMS nimba uri umuyobozi w'ikigo urinjira kuri account y'umuyobozi w'ikigo, wenda rero ugiye gukora attendance cyangwa uri prefet executive cyangwa umu IT waho. Nurangiza kwinjira muri system yaho, urajya kujya muri system yaho, urinjira utujye kuri attendance. Tuzayikora buri gihe attendance tuzayikora muri academics. Ushobora kuri academics, nyuma yo kwiga kuri academics uze ahantu ku munsi y'aka link ka student, uze ahantu handitse attendance uko turumva tubirekanaho. Ni uguca muri academics ukinjira muri account y'umuyobozi w'ishuri cyangwa undi, ukanyobona academics, none ukajya kuri attendance. Aka link niko tuzajya dukoreramo ibijyanye no gushyira abahungu n'abakobwa bitabiriye ishuri. Amashuri yose asanzwe arimo, wowe icyo wongera ni ugutandukanya abahungu bitabiriye ishuri mu kwezi ni bangahe, abahungu bitabiriye ishuri, abakobwa bitabiriye ishuri mu kwezi ni bangahe. Ni hano tuzabikorera. Uzajya ubikorera hano, uzajya ukirika kuri attendance, ukirika hano kuri attendance. Ukirika hano kuri attendance urahita ureba ibijemo kuri attendance. Iyo nta na kimwe, nta mashuri arongeramo cyangwa nawe urakorera, haba harimo no record found. Kugira ngo dushyiremo rero, urabona ko hano hari umwaka, hano hari ukwezi, hano hakaba umubare w'abanyeshuri totali, hano hakaba iminsi bagomba kwiga, hano hakaba attendance abantu bagombye ko mu kwezi bitabiriye ishuri ko ngana expected attendance, hano hakaba male attendance abahungu bagomba kwitabira ishuri, hano hakaba abakobwa babiri cyangwa abakobwa bagomba kwitabira ishuri, hano hakaba totali y'abitabiriye bose n'ikigero, noneho total rate impuzandengo y'abitabiriye iryo shuri urongo ku kwezi n'itariki. Hano hakaza na creation date cyangwa kongera izindi zitandukanye na status n'ibindi bitandukanye. Hano rero kubera ko nta na kimwe turashyiramo, turazana kugira ngo twongeremo aya mashuri, turaza dukirike add new. Nitukira kuri add new tuhita tubona ishuri, ikigo turimo icyo na code yacyo. Nitubanye tuvuge ngo attendance month, tugiye guhita mu kwezi tugiye kubakorera attendance. Turakirika hano tureba amezi bize ngaya tugomba kuzuzamo, bazashyiramo n'andi. Niba urugero mfata ukwezi, tuvuge ko ari ukwezi kwa mbere, yize abanyeshuri bangahe. Iyo umaze kugera ku kwezi uhita kwereka muri uku kwezi amashuri yawe yose barayazana n'abanyeshuri bari muri buri shuri. Urabona ko muri buri shuri bifite abanyeshuri size, abanyeshuri bafite muri shuri iminsi bagomba kwiga mu kwezi kwa mbere, iminsi bagomba kwiga muri uku kwezi ni iminsi. Urabona ko hano dufite iminsi 20 bagomba kwiga muri uku kwezi kwa mbere. Yagomba kumukwa mu buri shuri mfite minusu. Noneho expected number tuhita dufata umubare w'iminsi bagomba kwiga, tukuye n'umubare w'abanyeshuri. Bivuze ngo buri uko abagomba kwiza izagomba kwinjira 900 muri ishuri mu wa mbere, muri indi shuri gutyo. Noneho wowe icyo ugomba gukora ibi birimo, wowe icyo ugomba gukora ni ukuringaniza umubare w'abanyeshuri icyo gihe bitabiriye mu kwezi kwa mbere bari muri iryo shuri, noneho ukabahuza n'umubare
wa attendance wakoze naho ukabishyiraho. Noneho icyo bashaka kubaza wiki hano uba ugiye kuza guhindura editing umubare w'abahungu no gushyira umubare w'abakobwa na tutoreti naki byose bakihindurana. Tugakirika hano kuri aka karamu tubaza ngo umubare w'abahungu bitabiriye muri iri shuri ni bangahe, ushyiramo umubare runaka, yenda bari 20, 31. Ubwo abakobwa muri 45 urabona ko basigara ari 14 kugira ngo bari bose 45. Warangiza umaze kubikora hano hasi urascrolling ukagenda hirya ukazana ibindi biri hirya ukavuga ngo hano hari total attendance rate figure ku mubare w'abantu bitabiriye. Ushobora kuba bataraje bose bano 45 harajemo bake, wenda hakabazamo 20, hakaba hari n'abari basibye. Urabona ko 21 abahungu bitabiriye, abakobwa 14 cyangwa abakobwa bitewe n'umubare wabo. Ni ukuvuga ngo hano wenda abakobwa nibo bari benshi ukabihindura, hano bari bakeya ugahita uteranya. Nubona ko nuvuga ngo 45 uko bafite mu ishuri bose harimo n'abari basibye, ndabona abari bitabiriye hano inyeka tutari inyereka n'icyo bita rate attendance rate. Ni ukuvuga ngo impuzandengo y'abagomba kwiga muri iri shuri, wenda ni 20% baje, 50%, 70%. Rate ibyandikaho na system nimara kubikonfirm ngize iyi okay. Ubwo ni buryo tuzakoramo attendance y'ukwezi. Buri kwezi tuzagenda dukora attendance imyaka yose, amashuri yose uyaheture, amashuri yose uyaheture ugenda ushyiraho attendance abahungu n'abakobwa bitabiriye muri buri kwezi. Ubu ushaka kuzigunda ukwezi uragaruka none mu kwa kabiri, ese bagomba kugenda gute? Mu kwa kabiri twizemo iminsi 19, iminsi yo kwiga tukuyemo za weekend n'amakonje cyane. Iminsi yo kwiga tuyikuyemo n'iminsi 19 n'amakonje tubikuyemo, iminsi yo kwiga 19. Tugahita tukubana umubare w'ishuri abanyeshuri dufite muri ishuri, tukareba tubona expected abagomba kuza ni abangaba, tukareba noneho mu kwezi bajemo gutwe muri ukwezi ishuri ry'umuhanga ryitabiriye ishuri ku kigero kingana gute. Nibyo byibi tugiye kugenda twaneza muri CDMS tukabireba mu buryo bw'intu. Ukarangiza ugahindura ukundi kwezi ugashyiraho uko tugeze mwenda mu kwezi kwa 4 mu kwa 5, ariko ubu turi mu kwa 4. Mu kwa 4 bize iminsi ingahe? Mu kwa 4 kubera ko twatangiye mu gihembwe tugatangira nyuma y'icyunamo twizemo iminsi 10. Abanyeshuri muri iri shuri bize abagomba kuza ni abangaba muri uko kwezi. Ese abaje ni bangahe? Ugahita ubikora. Nicyo iyi system igamije kuzajya twereka impuzandengo na tutari bono, ukaza kwereka attendance y'abanyeshuri twari dufite n'abataye ishuri n'abagomba kwitabira iri shuri. Ugahita umenya ishuri ryitabiriye igihe gitoya cyane, barasibye cyane, ugahita ubireba hano muri CDMS. Nicyo rero rino system igamije attendance kuyikora. Cyambere no kuza muri academic ukaza kuri attendance, ukaza kuri attendance ukaza kuri add new, nimba nta handi mashuri ufitemo ukaza ugasettingamo, ugahitamo ukwezi ugiye gukora attendance ku mashuri yose. Amashuri yose ku kwezi yitabiriye gute mu gihembwe runaka, yitabiriye gute ishuri. Abagomba kuza ni abangaba, abataraje nabo, abataje ni ibihe mpamvu bafite, abaje bitabiriye ku kigero cya kangahe ku ijana bitabira ishuri, kugira ngo n'Ikigali bazajya babona ko attendance wayikoze. Ni uburyo rero tuzajya dukoramo ibijyanye n'ikoranabuhanga rijyanye no gukora school attendance. Ugakora liste y'abahungu n'abakobwa ku kigereranyo cya kangahe bitabira ishuri. Ese abahungu ugahita biguhana statistique zo kureba abasibye cyane. Abahungu barasibye cyane byatewe n'iki? Bari baragiye mu gushaka umujuyedi cyangwa bagiriye Kigali cyangwa bagiye mu migi ahantu hatandukanye. Ibyo bijyanye n'isomo rijyanye n'uburyo wazajya ubikora. Twarimo rero turebera hamwe isomo ry'uko uburyo umuntu yakora attendance mu kigo cyiwe buri kwezi, bityo mu kwezi tubikoreye muri CDMS. Twari kumwe rero n'umuvandimwe Francis Xavier Twizeyimana watugezagaho ibijyanye n'iryo somo, uburyo twajya tubyikorera nk'abayobozi b'ibigo, aba IT b'ibigo cyangwa ba perefe bashinzwe discipline n'amasomo, bahawe uburenganzira kugira ngo babashe kuzamo iyo myirondoro. Ibyo rero ni ikijyanye n'isomo rijyanye na attendance. Warangiza kubikora bizajya muri raporo uhita uyibona hano hasi, uzahita uyibona muri students ukareba ko abanyeshuri bitabira ishuri n'uko basibye. Niba wabyujemo hariya naho hano muri raporo uhita byiyongeramo.
murakoze rero, mukomeze muvugwe neza, mukurikirane ubumenyi ICT YouTube channel, muyisacinge kuri YouTube, murabonaho ibijyanye n'amasomo menshi atandukanye. Ubwo urangije gukoresha SMS yawe urasigninga out, urangiza out, ubundi utange raporo, ukore ibintu bitandukanye. Murakoze rero, mukomeze muvugwe neza. Mwari kumwe na Francis Xavier Twizeyimana muri ikaze ku bumenyi ICT.